ngiye kujya iwacu niba ngiye kujya muri leta ariko nta mpamvu yo kwahukana kujya iwanyu. nari ni hafi n'ubundi muri karitsiye reka nze kugera n'amaraso urebe haramuka mu karaga rebe karaga bakimwe n'amaraso nawe ntukigera ahangaha kuko ugakomanga. njyewe ariko buriya rega kwinjira mu rugo rw'umugabo bigoye kwinjira mu rugo rw'umuntu udakomanze. nawe umukire ukire arakomanga. ntabwo aba ari ngombwa buriya iyo bagendereye umuntu uba ugomba gukomanga. usanze se yicaye muri salo n'amadamu bibereye mu byabo. madamu se shaka ibyo abagore byo bubiretse ushaka indi ngingo ahubwo uri buvuge y'abagore yavuyemo. amakuru se kuri nayo ngaho bimeze neza nyine mba ndi kwirebera amakuru. rero yafashe igihugu kabisuta rubanda. gutegura twakisanzwe nawe uzabona ufite amafaranga nawe iyo turi inshuti nta kibazo uzaba ugira mvunguro gake umurera ariko ntayo ubuntu ugira. turi inshuti se nta kibazo ntacyo bitwaye. ahubwo se mbona uri kwireba na televiziyo madamu ariko naramwigeze ese ejo bundi ntabwo twari turi mu bukwe bwawe. se ubukwe se buvuze erega hari ukuza mu bukwe ari umuhango ubazanye gusa ariko se abo mu butahe ni bantu amakuru ari namwe gake rero murana naramwibuka. madamu ngwino hano. nyakiriza iyi televiziyo none ko itari kwaka se nyirwa nagisemo n'ubusa. barahatuye barayimena ntangiye gutuma kubyutse wirakaye. abaki bashimanye barahatuye televiziyo irameneka. hano ni kuri stade amahoro se musigaye muza mwirirwa mukinira mu nzu yanjye bafite bagize ute. urabona turi abana twese gukina impanuka kandi bibaho nawe byakubaho. impanuka zavuye mu muhanda zisigaye zikabera kuri televiziyo yanjye nicyo bisobanuye. usigaye twumvikane wa mugore we twumvikane ikintu kimwe ngukuri wanyu ntabwo nagukoye. bwira twumvikane. icyo ushaka kumva ni uko ushaka kubona televiziyo yanjye iri kwaka. Erebanga nta shaza zawe ziriho n'ubundi reka kubura umugore wanjye nakubuze kubura umugore wanjye ku mitungo yanjye. Ako bite byabo abashyitsi banjye baraje barayimena kuki se batakumenya umutwe. nta n'isoni shaka kumenya. ndavuze ngo garuka hano cyangwa ugiye gufata ibikapu ujya gutaha. bigize nabi nta soni ubundi agasuzuguro natangiye ukabona kera umusatsi wari umukara ubaye wagira ngo usigaye urwaye bwaki. mwumvikane nkeneye kumenya televiziyo yanjye irakorwa ntabwo iri bukorwe ko televiziyo yanjye ikorwa itakorwa ugasohoka mu kuki ku mbaraga nyine. rwanda hariho amatafari yaho ngaho mu rugo rwanjye muzajya muhuza mudamarare ibyo musanze bimeze neza musenya reka kubwira kwanza akanya nta magambo ufite imana yampaye umugabo w'umuhozi nkawe. imana aguye umugabo wigeze ushaka. umugabo w'idage. twumvikane nakubona ufasha gutya ndaho fasha. gasuzuguro kazajya karenga abagore bibereho none reka nkubwire gende binafite amafaranga uri muri televiziyo iyo turi komande y'igijya akira. ariko se urabona ngiye uri murasora ujyana ku isoko. byibuze n'ihene barayigurisha ikavamo amafaranga. ariko si tonde
uzana hano wigeze uzana ngo nitupfa akantu gato sinsohoranye kuzanya hano se kuzana ntabwo ari ukunshuka banshutse ntasora hari wigeze gushyiramo umugozi ngo uze kunsaba iwacu uva nkubwire oya nirengagiza imitungo mfite ngewe uyu munsi ndakora ku kantu tugenda gutwaza gende bivuze ngo ubu umugore yatashye iwabo waramwirukanye ntumbaze niba yaragiye iwabo niba yaragiye muri za rigori uba hari kubasiga uriya mugore ni ikirara hari ikintu ntari kumva gatinda mwana umugore ni ikirara yarananiye ye naje buriya sibyo reka njye nkubwira urumva hariya ahantu wibuke ko wari ushyigikiye cyane ariko waranshutse washaka kuri umukobwa avi iwabo ako se kucyumva ko nagushaka urabizi nta nama mbi njye nakugira kandi warayigiriye urugero umukobwa w'ikirara hera kuri bizinesi uba uri gukora niba ari bizinesi mu rwanda uriya mukobwa wangeraga inama ari bizinesi ntabwo wijya wica ku ruhande uriya mugore icya mbere yari mwiza ko ku isura wajya no ku mutima ahubwo niwo udashobotse gusa yigirirwa agaramya aha ngaha ry'amafaranga nakore nta kuvuga ati wanshingiye bizinesi nk'umuntu ufite amafaranga nanjye nkagira icyo nkora ariko ibyo ntibimureba wowe ugomba kwibwiriza nka nyir'urugo nose urakeka nyine nawe ati nguhereze igishora rugenda ukore ati wapi ngiye naje kurya amafaranga hano se ni mu mushinga ushinzwe gufasha imbabare ubisha ubundi uzongera ubwire ngo ushobora ndashaka undi nose ngenda ndi ingaragu kandi ndi muto ugiye kwigira amarita azareza cyane rwose ndaba ritazari ikigali buri kwezi umugore nanjye namwiruka nazana amafaranga arahari nanjye ubuzima ndabufite ugomba kwicara ubwawe ukisuzuma ukareba ikibazo ufite muri wowe reka mubwire baravuga ngo nta mukire ugendera mu gakungu ahubwo ashobora kuba ndimo ngendera mu gakungu kabamwebwe niyo mpamvu reka mubwire ibyo ngibyo ubushuti bwacu butanahagarara ningucikaho uzaba benshi uzaba uzize kugira inama mbi mu bijyanye no gushaka abagore kandi sibyo nta zindi negosiyasiyo ziri uretse icyo ukeneye si ukuza ukaba nawe wajya mu bakonsuba ku mafaranga yanjye sibyo ibyo ni nabyo by'ingenzi noneho rero nguhaye ubutumire mu kwezi gutaha afite gahunda yo gushaka undi mugore ayo makuru kandi nta kintu nkeneye kuganira gakire twumvikane umugore nakuye amafaranga aravuga ashaka uzajya ufata amafaranga usohore umugore none se amariki amafaranga ni uko yasohora ahubwo reka mubwire sibyo uje hari n'akanama nari ngiye kujya mu karere ubu ngubu abashoramari dufite inama sibyo wamfasha niba unkeneye hari andi makuru unkeneyeho tukaza kuvugana ariko wari wambwiye ngo murebe inama tuyijyanemo bizi naje gusanga ntunsigura cyane y'abashoramari kandi uri umugenerwabikorwa uyisumindurira n'inshingano bakire dusubire gutumira mu bukwe bwanjye no kongera gufata telefone yawe sinzi icyo ni ikintu usanga ushaka buri munsi umugore ngo waramwirukanye wihangane usohoke nibura akayo ugenda upfa sigara ureba televiziyo nyine ubwo niwe mugore washimye ubwo bukwe bwawe ntuzanara ese uzajya ushaka buri munsi ujya kujyana iciragura inzira yose shaka umugore shaka uyu nzajya ngenda ngendeye ku marangamutima yanjye mata zanira amazi yo kunywa zanira ibiryo mbere yo kuzana amazi nari mutumye amazi yo kunywa dore ibirahure dore amazi uramamagaye ngo nze muzanira amazi wicaye hano agasuzuguraho gahe tubahaye intebe muzihagaze hejuru nose umutware mpaguruka umugore ahari ubu se mpagaze hejuru y'intebe cyangwa nyicaye ngewe uramamagaye nkura mu byo nari ndimo ngo ninze guha amazi dore ngaya amazi dore nk'ibi ibirahure mpumagara gute ngo ninze guha amazi madana nagushakiye iki nshakiye iki wanshakiye kuza wicaye mu ntebe ukamamagara ngo ninze guha amazi nose kwicara ntabwo ari bizinesi ndimo z'umuryango bizinesi urimo ni iyihe bizinesi ndimo ni iyihe nose amafaranga urya ndayatoragura akayobe karaje ati ngihereza amazi ngo twaribonye abagabo ariko hano ntabwo uri muri bizinesi turi mu rugo kandi ibintu byabaye uburinganire
Ujye utahaguruka mu ntebe ngo ujye kuzana amazi. Usigaye wirirwa wipakiza ibiryo umugabo inzara iri kumwica no kumuzanira amazi ni ikibazo. Ati ngo mpaguruke ajye kwiha amazi. Ntabwo uri kuntera apeti. Apeti ndi kuyigutesha. Nose madamu, wari ubizi neza ko umuntu ufite ubasha bwo gusubiza iyo nakuvanye? Yego nyine. Narakubyaye se kubisubiramo? Aha niho wamvanye nzanahasazira dore ndi hafi no kubabyarira. Inda yande? Inda yande? Hari undi mugabo tubana hano mu nzu? Ni ngombwa se ngo ugobereye gutera hano mu nzu cyangwa ubana? Aha ngaha ni wowe tubana hano mu nzu nawe undi mugabo uba hano mu nzu. Iyi nzu tuyibamo turi babiri. Ushatse bakari ngo wagize ute waguteye? Wewe waneye. Ariko none njye narifungishije. Warifungishije? Narifungishije nuko ntabwo. Uzajye gucunga neza ushobora gusanga umudogiteri wakubeshye ko yagufunze ataragufunze. Okay, nari bino none twamugirire faveur igiye kukugirira. Kurya hasi ubundi ibyo urabo biryamiye iki? Zanagufasha. Ariko abagabo muri ibi. Uretse gato. Nyatse n'isahane ngufashe. Isahani? Waguze se cyangwa wasanye? Ibiryo bikurya nabitetse. Kumvikana. Kandi nawe musigaye muhera agasuzuguro ubundi umugabo bwagute nawe n'umugore akavuga. Ngaho mbwira ngo sibyo aka kanya tuvugana ihangane ufashe sibyo ibyo waguze niba hari ikintu waguze wageze mu rugo nimero yawe ndayifite ndakohereza amafaranga kuri mobile money uzagura imyenda mishyashya warageze iwanyu ko nshaka kumvira mu rugo ugize kuburya cyane ugize agasuzuguro ntabwo byavamo uru rugo nzaruvamo njye nawe turuhagurukanye ntabwo nzaruvamo nta bintu byo kumvikana njye kwanza n'ejo bundi wazanyurira ibiryo akira ukuntu byari binaryoshye haguruka nyine biryo bikuryohera umva nkubwire wa mugabo we rero tudapfa ubusa haguruka ntaramagana sekirite imwe niba ari imyenda nzakugura indi mishyashya twumvikane singwaye ibiryo nabyo kumvikana amagambo menshi aragenda umugore wa mbere wa kabiri bose ni ikibazo tunose tube kurushaka ni rwo runane cyane ibyo wananiranye kirara bisobanura ubwo nta mubyeyi Alo umva mwana fasha n'ubundi sibyo yego wavuye ahangaha dushwana fasha mu munota umwe ubu ngeze ahangaha mu rugo oya wimbaza impamvu ngeraho hano mu rugo tuvugane sawa sawa uri wa mbere bagenda ndagerageza nkanashaka beza cya kigabo ni ikintu cy'ikigegezi sureba reba sureba mukobwa nakugiriye areba hari ndimo ndamureba kiriya ejo ndetse ejo bundi reba tegeze neza dore muri ejo bundi narakwiye mu kiriya kigabo ariko reka twicare ndikubwire neza ngwino we ibintu bifashemo hati bimeze bite ko mbona uri ibikapu bimeze bite ni ukubibona nyine mwana none se isi izengurutse kujya higiye se wajya wenda ibikapu mu mugongo se kandi nabyo guhaha narindi kwigendera nyine nuko gusa hari utuntu nayo mvuye kureba ni ibyo ngibyo ndabona ari ibintu mvuye kureba ibintu byinshi kabisa kubiza abantu bo muri Kigali ko nta mirima tugira munsi y'urugo bisaba guhahira ibintu rimwe nyine tukaza tubizanye nuko nguko ariko nati ndabona hari ikintu urimo kumpisha mva rero fisi muntu w'iwacu urabizi nta kintu ntaguhisha twariganye kuko twagendanaga twese n'uriya mutipe uriya mugabo nyine wese ndimane se uriya rwose twari twarashakanye mwana rero njye nagiye gushaka mfite gahunda yo kubaka pe numvaga nanabishaka kuko njye nabigiyemo
nzi icyo nshaka ariko uriya mugabo yananiye pe Oya se. yananiye kakiri nkuru none se bimeze bite yananiye umugabo aririrwa mu bagore ararara mu bagore n'ahazi urumva nanjye bananiwe akicara muri salo ndi mu turimo ndi mu biki akampamagara ngo ninze muha amazi kandi mu by'ukuri ikirahure kiba kiri impande ye amazi ari impande ye ibyo ni ibintu byumvikana yakisukiye amazi nta kibazo ubwo rero yambwiye ngo nimuhe amazi ndaje ndamubwira ariko rero ntabwo bukabye amazi ikirahure kirahari amazi arahari gutumbwira ngo nze nguhe amazi uyegereye biba intandaro nyine ubwo bivukamo imvururu ndende uretse ko amakuru mabi ntabwo ajya ayobekana nari nigeze kumva ngo yigezeho urugo rwa mbere reka da ati imana uriya tureba se kuko njye narabyumvishe ko yigezeho urugo rwa mbere ariko nyine bitewe n'ikintu nashakaga ntabwo nigeze wabyitayeho washatse ari ukubaka urugo rwawe ubwo nyine byakomoje kwa y'amazi aba arambwiye ngo genda ubwo nkurikije yuko nanjye numvise ko afite urugo rwa mbere nabwo numva se nanjye wa mbere twaba tunaniranwe reka nkuremo akanjye karenge nigendere buriya kugira ngo umuntu ejo tuzanarwane cyangwa dutemane amakaye karenge kwigendera nguko wa muntu we niba ngiye kujya iwacu niba ngiye kujya muri leta ariko nta mpamvu yo kwogana kujya iwanyu ngiye kugenda hari udufaranga duke nari mfite nawe ubwe yarambwiye ngo ngarapfa kunyoherereza uretse ko nashaka nayareke ndebe ko nakongera nkajya kwifindira ubuzima bw'ibyo ibyanjye hadiya rero ndumva kujya muri geto bigoye mbese muri kigo umukobwa natwe abajama tuba tuba nyine ahantu kuriya nyine urabona natwe biratugora kandi turi abajama cyakoza hari ndimo nihuta hari umudada nyine nzi w'inshuti yanjye nawe yamaze gufatisha nyine nawe tuhabageto gutyo ntari nyine wenda nagukubita ahubwo we mpa nomero yawe ubwo wenda aza kukuvugisha turebe ko hari icyo wenda nyine umudada yadufasha wenda wose ahubwo nguko kangiye kambe ngucitse saa turi kumwe nade none se gasirimu rero mva ugiye gena rero kubwiye cya kigabo ikintu cy'igihehesi cy'igiki nuko ndawe narago twavuga ngo ntabwo guteranya n'umukire wawe banza unyumve n'umukire wawe banza unyumve ubuzima aka kanya mfite nuriya mukesha kujyariyo ukavuga ngo bosi wawe ngibiki ahubwo ndi kubona nampamagara katurebe niwumpamagara va kumbwa yenda nibyo njya kubwira ati wowe ati wowe nagaruka kugute oye cyana nagaruka kuguteranya n'abakire oye wenda so kuguteranya n'abakire pe sibyo twese abakire turabakire ariko ni mana we uriya se twarabana na kabiri je none se amafaranga yasite ko ni ikintu cy'igiti nawe ikibazo weho nawe mufitanye umva rero ariko ikibazo gihari ni iki inzira yawe ni iyi nawe ndi kubona arimo arampamagara ngiye iwe mu rugo kuganira nawe bizinesi ako bizinesi si uke ikintu cya mbere cyo ariko wibuka ko wamukoreye naramukorera byo none se ikintu cya mbere banza unyumve sahizi yongeye akakugarura muri kampani wakongera kuvuga ayo magambo yose umva ngire rero uravuga mu gukorana nabo ikintu cya mbere gukorana nabo mu inzoga nyinshi urabyemera icya kabiri uravuga ngo wakorana nabo utajye mu bagore ibyo ni ibintu ubusi ko naherutse atanywa inzoga n'abo bagore atabajyamo yagiye mu bagore ndakubwiye ngo uriya mugabo ndamwiyiziye ngewe uriya mugabo mbere y'uko nkorana nawe we twarakoranye wo hari uriya mugabo nabagiye gukorana nawe nasanze barakwirukanye njye nabagiye gukorana nawe mbere ikintu twapfuye uriya mugabo twagiye ishyorongi tugiye mu butumwa bw'akazi urumva umugabo amasaha y'akazi arigera umugabo arambwira ati wijya mu kazi ngiye jya mu kazi umugabo ngo ndategereje ngo ntegereje ngo umuntu muzima tugiye gukorana umugabo bigeze isaha y'isaa 9 imvura ino kugwa arambwira ngo singeshe kumbe umugabo yigire mu ndaya uriya mugabo akunda indaya njyewe umva rero nikorana hepfo kwa karindwi umva nk'ibiri banga iturufu yo gukina n'umuntu ukurusha amafaranga ubu urimo urasatira urugo wongera unyumve ikindi kibazo kimwe abo bagore niyo yaba bajyamo njye mbizi ni ibanga ryanjye na bosi ntabwo narimena ahubwo namugira inama yo kubinjiramo cyane abo bagore niba utanabizi amafaranga neza ntabwo uri umugome reka n'inzu mbamo niwinjira ariko uzi ko mbamo nanjye uzandoha nubwo turi inshuti mbamo uzandoha ndetse n'inzaba muri wowe njyewe n'ikintu twapfuye wangiriye inama nanyumve njyewe ubwanjye yego peke twapfuye ndamuroha nk'uko ubivuze njyewe twapfuye ibintu by'abagore nk'ibyo ngibyo nabwiye ati se bose kubona tugiye mu kazi buretse ndabona amamagaye gatoya n'abagore nta kindi n'abagore alo
reka ndakumva wese ni ikihe kibazo noneho wagize iki narindi hafi n'ubundi muri karitsiye reka nze mugeraho ndaje gato ndaje mugeraho kabisa ndaje ngiye kureba bose nama ku mafaranga nusanga ari amafaranga urambwira ngo tujyane mu amafaranga ejo muri nubwo yangirukanye kuva kera mudusha amafaranga usanze ari amafaranga urambwira ngo jyana mu kabari urenga icupa inzoga nawe yaraziretse ariko mana akira nari igihe hararuguru kwa Kariza uraza gusubira ko mbonye umpamagaye kitaraganya telefone wenda kwime ikihe kibazo ushaka ururana ushaka ntumbwire ko wongera ukangarura hano ngo ni ushaka wakangaye ubushize navuye hano nkubwiye ngo iki erega buriya baravuga mu kinyarwanda aho umugabo aguye bigenda umuderenza utwatsi ubu noneho mfata utwatsi ngire gutya ibyo ushaka rega iyo bavuze mu buzima busanzwe sibyo iyo bavuze ati ngo umugabo aho aguye barenzaho utwatsi ni ukuvuga ni inama baba bashatse kuvuga ubwo hajemo iby'inama ngaho mbwira rero ufite ikihe kibazo se bose wanjye ejo bundi nikoze mu karere kamwe mu burengerazuba bembonye icyatara cy'umukobwa mwiza cyane w'inzobe ndiri natirere atari mu gihe byanga Kigali ubusanga abakobwa barituye meme abonye umukobwa mwiza ati rwose sibyo cyane n'ubusanga abakobwa hano muri Kigali barituye urabizi na gute story z'umwe wa mbere sibyo none uwa kabiri we nazanye icyo cyatara nazanye bwari ubwiza bwe ari hano mu nzu se mu nzu yacu yawe amashureka n'ibikurikiye ntumbwire ko wamwirukanye umugore utakuzana amazi yo kunywa nawe waramwirukanye kandi nabwo ntabwo mfite gahunda yo kuza hano iwawe ngiye nkumva ingaragu ahubwo reka ibyo tube tubiretse uribuka umukozi wakoresheje naje nsimbura muri kampani turahuye anganirira ibyawe yari yanabimbwiyeho nje mbizi rwose hari iby'umugore ariko mwamaranye iminsi itatu tukabibika ambwira uburyo usigaye urara mu myanya wiyubashye no mu nzu uretse gato usibye ibyo kurikira niba ubuganga bwatangiye gucuruzwa gutyo reba nashaka umukobwa dusigaye kontarase ya bizinesi y'urukundo urukundo se sigaye rugirana na kontara ni ukuvuga ngo sibyo niba urabizi ibyo kugira ugende ucuruzaho amagambo nakugombesha hariya bakakwica oya ndabizi reka mubwire rero sibyo ye ndashaka ikintu kimwe ugomba gukora ugiye gufata iminsi ntaza mu kazi nacyo kintu nguhamagariye kuba ugiye gukora ikintu ugiye guha ni ukuba nguha inshingano zo kuba uri kwita kuri iriya kampani ibintu byose bikagenda neza inzozi zanjye zigiye kubimbamo kubibamo ntabwo ari iby'iteka ryose ngo waze none ni iby'akanya gato ntari mu kazi wowe ubwawe ugiye se gusinyana ni kontara inyungu zawe ariko menya ko ari inyungu zawe iby'urukundo rwanjye nabwiye ko nta kintu nta makuru nzongera kubivugaho reka nijya urushya ntabwo ari amafaranga nguhemba ariko bosi uzi uburyo ndaramutekerereza wowe usigaye nzamukana umutwe nk'abari abagore nshaka aya kandi ntabwo nabikora wumva ushaka sinagushenze nakumvise wakumvisha witeguye kugakora ndagakora n'umutima wanjye wose niba uri bugakora mu kotari ese mite nta kano kanya ikindi ukeneye hano ni ikihe uba hano umusaba akantu gatoya nakwira uriya mukozi wazamugarura muri kampani kumara iki ni wowe ugenda ucuruza kumara iki kandi n'aba arimo ngiye kubagabanya nizere ko ntari
utaha wowe korera neza gerageza igihe nagiye ku ikibazo ahubwo nari mfite ndashaka kuzaza kukwereka umugore nashatse muri ino minsi urashatse shaka ntiwavuga kaburi iyo nta mikoro congratulations sha okay noneho rero sibyo urabisigiye mura muri gahunda nagusabaga ko wataha urumva ahubwo noneho ukagenda ugategura umunsi wumva uzaza n'umugore ukamureba ashaka sibyo icyo nicyo mukundira nzagukorana n'umutima wanjye uzajya we noneho nanjye ubu rero nari nkomeje gahunda zindi ko amanzi n'itero tose ariko nta kuntu umushoferi yangezayo mu rugo we nta kibazo genda ugura ka esanse umuhereze ntabwo uzebera ku bya kampani ku bya esanse okay sawa nta kibazo sawa bose gaho sigara amahoro kabisa gakire utararenga shaka no garuka mubwira bose none si ubwo noneho ni ikihe kibazo ugiye kumbwira bose ko none nagiye kukubwira urabisi namubwiye ko sigana mu rugo njyenyine ndabyumva ngendera kuri gahunda mu minsi ibiri ugomba tugomba kubana ugomba no kumbyarira imfura ya mbere uragakora ntakukora ndagakora cyane nese nta yindi disikasi shaka umukobwa umeze ute umeze gute nose ntabwo nzi icyo ndara urumva ku isura ubundi wowe uriha ndabizi bose urazizi nyashi ziri fresh urumva isura nyine munange ka kabiri kanyoroshe kadafite asiki wa mukobwa muzagendera mu muhanda cyangwa mu modoka ukaba uri proud uzagenda yigira gutya asohotse mu modoka ibyo birangaza abagabo bakamuhara bose bitarenze iminsi ibiri ndaguha igisubizo iminsi birumaye umuhaye umukobwa igisubizo nzaza mukugejejeho se amadolari 500 nzaza musa uzamurange utazagira ngo dusigaye dusharinga abakobwa bose nawe nta kibazo nzamurangira sawa sawa Ni meza. none se Sawa. ujye Nenda. nanjye ntawe nk'umuto ubona Ikibazo naboneka. ese ko hari umuntu ufite amafaranga uraza mbere yashaka ariko kiraje inshinga udasubira nk'urukundo rujyanye n'amafaranga njyewe icyo ngiye gukora ngiye kuguhuza nawe ikintu urabyumva None se umuntu yarasanzwe azi cyangwa ariko kumubona mu byari. ntagakuzi njye yambwiye ngo mu nshuti zawe ufite gusa abakobwa unturanyirize n'umukobwa mwiza ubona ko yamubaka isura myiza Nimero zawe si uzifite? nimero ndazifite ariko turegera imbere makurangiye nta kibazo Nta kibazo. Nonaha? hano imbere gato ese uri gusubira mu rugo Ariko tugende nanjye. twagenda nkakurangira wowe ukagenda mukavugana Tugende ayo mafaranga nyayo. we amafaranga ugiye kuyarya uzajya umaho utazajya uzana ibintu byo kurya wenyine noneho sasa njyewe hari bizinesi yarambwiye ngiye kumukorera urabona urenze iyi sikariye ya mbere urabona iya kabiri ukase gutya ni inzu nziza isize amarangi asupera ni nk'umuhondo n'icyatsi bivanze Yego. ugende ukomange winjire ugende muvugane Ndabyumva. Ariko nizere ko atari idange. uje ntabwo ari ibyajya amafaranga yawe Sawa. sayarya Ubwo wenyine ni kuri ifaranga zawe. nta hari ibindi kuri telefone reka tumwe usanga kuri mu masuku ndabishoboye kabisa kubikurikirana ntayo yose dusigaye tubyukira rimwe byakeye ariko mba nabyutse kare yose ubabwiye ngo ushyireho nk'icyayi ku meza wagishyira kuri ya meza udakoze isuku nibyo byari bisigaye kuba guhanagura ameza ariko nari nabishoje
wasoje gukora iki? undi haranira nshuje kubanza kubona abantu nari mbishoje nangiye kuzana icyayi ku meza yo kucyo cyagiye Hari igihe nari ndisiga gukoresha indishyi. Kagarara hano wakanye tukaravuga dukundira mu mwanya. Ubu ngubu tujye tuvugana upfukamye nibwo usemera ko njye ndi boss wawe. nashoboka kukurega umuntu aba agomba kuba abashebuja nabyo ntanabikora kabisa. Bisi mike imaze mu rugo rwanjye urabona agatuza kaje imbere. Usigaye ubyuka saa yine. agatuza nako rwose ko nanjye ndashaka Reka nkubwire rero, reka nkubwire. Ibintu urimo urugo bigiye kongera guhinduka. Hari inshingano zigiye kongera kwiyongeraho. Ubwo nimva neza. Hano hagiye kuza umuntu mbazanye. Hano hagiye kuza umuntu ukomeye. Turi kumvikana. Ikintu ngusaba ni uko iyi nzu ugomba kubona isa neza. Niba uri bukoropesha amenyo, niba uri bukoropesha amaguru, ushaka kubona ahantu hasa neza hateguye neza. utwo ni utuntu twanjye two ndatwitaho ariko nyine N'isuku yawe irakureba. isuku yanjye hari ibiceri se ko ngiye kubona ko ukwezi bigiye gushira bose nzabyitaho nta kibazo. Ngiye kureba umuntu sibyo? Ngo nze gusanga ahangaha ibintu byose bimeze sawa. Uzajya wazanaguye? Nahanaguye bose Zimwe z'umukara. n'amaraso yarebe haramuka muze kuri Ndebe iki? kariya kabati k'inkweto Ndebe iki? n'amaraso bose Ndishyiriramo amaraso. kaba kancitse Ubu tubanza tujye gushyiraho amaraso. Gira vuba. nta kibazo kameze. Gira vuba uri butajya ugeraho. bose Koze muri iki gihe. Sanga ubisoje reka ndebe hano hanze uburyo bimeze. nta ribi. Mushiki wanjye rero reka nkubwire, sibyo? Soye muto dufite mu rugo. Urabizi ko ari wowe. Ugeze mu mwaka wa kangahe? Igihembwe cya kangahe? Cya gatatu. Rero tugiye kohereza ku ishuri ariko nizere ko tutakohereje uko waje. Dukeneye amanota meza iki gihembwe ndetse na nasiyonali dukeneye amanota meza. Siko bimeze. Sigaye numva ngo abana b'iyi minsi muragenda mu ishuri mukikanurira ntimumenye ibyabatwaye. Nshaka ko nuza narenze ari iki. Ari twarashimwe no dukeneye gushimira kurushaho. Yereka mubwire ukizana amanota meza watsinze bigaragara. Leta muha akazi muri kampani. Se kampani si yanjye. Ni ukuvuga ngo amanota agisohoka. Ibyo kuba mu rugo uzaba ubisezuza ujya ujyayo ugiye kuba wenda ugiye nko kubasohokana. Ku mushahara wawe buri kwezi. Akwamenye ko warangira se kiba kibi. Amaraso arakora ni ukuvuga ati ushobora no gufata ushinzwe poste runaka ari muvana gushyira. Ariko uyu munsi wanamaye agakawa gakonje akiraho igisubizo igihe ugashyushye sibyo? Kandi ni ukuvuga ngo ushyire ibintu byawe ku murongo muri kubura iminsi mike musubire ku ishuri. Kandi ujye wibuka inama yo kugira ute yo kwirinda abahungu. Ushaka yabizi kuba wakoze ruguru ibihungu nabyo biba biri kukubarira. Ni ukuvuga ngo uri kumbwira ngo ibintu byose byavuye Dubai wabyohereje Majerwa, njye nkaba noherejeho umukozi akaba nta kintu na kimwe yabonye gute? Atangiye ibintu by'imitwe. Utangiye ibintu by'imitwe kandi ntabwo tuzongera gukorana pe. Okay, sorry gato ndaje muvugisha. Karibu. Ah. Karibu. Tubukije ko muri beza. Ntabwo mujya mwira muri biro wanyu. Babita bane.
yitwa Adman Furnitures Company Limited niyo yanjye. wowe urumva uramubatereza bayamamaza Cyane nuko nakunda kugaragara ubundi ariko iriya niyo yanjye nyine njye mu mapubulisite ntabwo abakozi bagakora ntabwo nyine ushobora kugenda kuko akenshi urabizi bakeye ntabwo twe dukoresha ubwiyemezi ni ibikorwa byivugira n'amafaranga. byose mu Rwanda Nk'uko izina rya kampani bivuga nitwa Adman. Nanjye ni byiza guhura n'umukobwa mwiza nkawe. Tubakiriza gake se? Amazi wageze hano asisita wagashyuhije neza kema noneho udasuzuza waje kudusura ahubwo urumva banza umuzanira amazi yo kunywa urumva akakuza urugendo rurerure gushaka amazi mushima wanjye tubana ahangaha n'umukozi wanjye nawe ni mwiza nawe bataka akaboro akagaruka amuhereza mwana fata Katinga katinga mwana sister ntabwo ushyira kuyasubira mu murimo hose enjoy gusa gusa enjoy ku mazi ubanza gufata akantu kazima hano byose biba bihari njye ntabwo nakubwiye ibyo nagushakiye mbere na mbere nagiye gufata iki kintu bisanzwe bifate kuko ari ubwangu nshaka kuko bisanzwe ngira ngo wakurangira aha ngaha yakubwiye sibyo yari yakubwiye niba nakubwiye wakicara twebwe ushobora kuba atabikubwiye neza sibyo ko ngiye usibye ntibiri kubona amatangazo ya kampani yanjye ku mateleviziyo ariko igihe cyose maze ubuzima gutyo ndacyari umusigateri nawe umukobwa mwiza duhuye numva mwishimiye nanjye ubwa mbere nyine bijyaga numva ibikorwa byawe ku mateleviziyo hari ukuntu nyine kuri televiziyo uri kureba amashuri ukabona bagashishijeho kampani yawe igaragaza nyirayo iby'agaciro kuba mubonye n'umukiriya nkawe iby'agaciro nyine ndabuze n'icyo mvuga nishimiye ntareka y'umugabo byanjye guhura n'umukiriya urasubijya hano basore ku ijambo nabwiye wisanzwe mu rwanda ruri hano hagati turano twenyine na mushiki wanjye buri wese ajya kuryama okay tudatinze mu magambo sibyo nk'uko uriya musore akurangira nakubwiye rero sibyo gira ndibana gira ngo ahantu hose wahabonye tekereza kuba ahantu ubana na mushiki wawe n'umukozi urumva ni ikibazo sibyo ni ibintu gusa baranyinyiye sibyo ntajye kwizimba mu magambo nyine mu bantu atari umuntu w'umusore atari umuntu w'umugore aba nta muntu cyane umukobwa abona ko abatuye kandi bizera ko nta buryo wakorana n'ikibazo nose kumenya sibyo ushobora kuba wakenera kumbaza nkagusubiza sibyo
wambaza dufite imyaka ingahe, ese aha wamaze igihe kingana gute, ese ubutunzi bwawe bimeze bite, urumva. Ariko nk'ibyo by'ubutunzi kuko nawe urumva uzaba ugiye kuba nyir'umutungo, ibyo uzagenda ubijyamo ko nawe ugomba guhita ubyinjiramo, tugafashanya gucunga wa mutungo kugera noneho kure kurushaho. Leta utizimye mu magambo ntiwawuzi yo kundana byo birimo. Yewe umuntu wanzanye hano wandangira yambwiye ko ari ibintu byagufasha tujemo yewe muri make ikintu kizera nyine uburyo nanjye nabiteguye bwari uburyo bwa kontra, urumva. Umuntu akaba yamwita umwana akamubyara azapfa ndingaragu, sibyo? Nta munsi izama ku isi nta, ariko uburyo nakubonye nabonye gukundana nawe nta gihango cyawe kiri mu gihe waba unyemereye. oya ntabwo byaba njye amafaranga Bati tugakundana twebwe ntabwo byaba utazicuza. reka reka urumva iki ngewe uko undeba nzwe n'iki Narangaye regarama kamubwire rero igihe cyageze reka ndebe hari ibintu byinshi bikwiye gukora tuzamara kuri telefone ubu naje nyine ni uko nakubwiye ngo naje byo kumvikana nawe hari ibintu nekwiye gukora ubabarira tuzagura kuri telefone ako kagende igihe cyagiye ahubwo se ufite nimero zanjye tuzavugana. zigiye kuba impamo. ugende neza utagwa, ahantu ni habi, ahantu ni habi rwose, wagira ngo ni nka hamwe induba bajugunya imyanda. Sheri, nk'uko nabikubwiye ngiye gusura inshuti yanjye ikaba na bosi wanjye. Ni nawe mubwiye ko nzaza kumwereka muri nashatse, ndabizi arakunshimira kabisa. nta kibazo kigenda Tware neza, ntabwo bivuga ntabwo ari ibintu tware neza. ibintu uzi neza cyane.